Muraho ndabasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, niringira ko ubuntu bw'Imana bukomeza kubana namwe. Turashimira Imana yatwemereye kugira iki giterane ku muhora wa internet, ikaba yaraduteguriye gahunda zigiye zitandukanye muri iki giterane kuva ku itariki 20 kugeza ku itariki 22. Niringira ko Imana izakomeza kuduhezagira, izakomeza kuduha umugisha binyuze mu bagaragu b'Imana batandukanye bazakomeza kutuganiriza, ndetse n'izindi gahunda izo zose zizatambutswa imbere yacu. Niringiye ko twasenga kugira ngo iby'Imana duteguriye byose tubashe kubyakira nk'uko biri. Rero nzakomeza kuganiriza abantu kuri iyi ngingo cyangwa se kuri insanganyamatsiko y'imiyoborere cyangwa se umuyobozi mwiza uwo ari we. Ntangira ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Abami ba Kabiri igice cyaho cya 4. Abami ba Kabiri igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome Bibiliya. Bukeye umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira. Nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Tugejeje ku murongo wa 7, duhereye ku murongo wa mbere w'Abami ba Kabiri igice cya 4. Aha ni inkuru itubwira umwe mu bagore b'abahanuzi. Iyi nkuru yo mu gice cyo mu cyawa kabiri rwa Abami igice cya 4, umugabo yari afite umugore, ariko birikerekana ko uno mugabo yari umukozi w'Imana. Ahari bishoboka ko yari mukuru mu itorero, simbizi, ahari bishoboka ko yari umupaseri, ahari bishoboka ko yari umuvugabutumwa, birashoboka ko yari umudiyakoni, ariko ibi byose biri no kwerekana ko ni umugore w'umwe mu bahanuzi. Uyu mugaragu w'Imana yakoranaga umurimo na Elisa. Uko mubizi, Elisa ari umuhanuzi watumwe n'Imana. Mu gihe cye rero uyu mugaragu w'Imana yakoranye nawe umurimo w'Imana, ariko ikigaragara ni uko umugore we nta kintu yaritaho na gitoya. Umugore we ntabwo yarashishikajwe n'iby'umwuka be namba. Umugore we yarashishikajwe no kubona ubuzima bwe bwa buri munsi bumeze neza, yarashishikajwe no kubona iby'umubiri bihagaze neza. Niyo mpamvu nta mwanya yari afite wo gukoresha kuri roho ye, nta mwanya yari afite wo kwitekerezaho. Umwanya wose uko ungana yawukoreshaga kuri kamere ye gusa. Niyo mpamvu igihe cyose ahoraga yinubira umugabo we.
igihe cyose ntabwo yumvaga ubuzima umugabo ari kubaho ubwo ari bwo. Igihe cyose umugabo agerageza kumubwiriza ubutumwa bwiza, umugore nta kintu n'iki na kimwe yabaga yitayeho. Igihe cyose ntabwo yumvaga uburyo ki umugabo aho buno buzima. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, umugabo yari ashishikaye cyane ku by'umwuka, yari ashishikajwe n'umurimo w'Imana, yari ahuje cyane n'umugaragu w'Imana Elisa, bari bahuje umutima. Ariko umugore ntabwo yari ahuje umutima n'umugabo kuri ibi by'umwuka. Umugabo nawe igihe cyose ahoraga asenga kugira ngo arebe ko umugore we yahindura umutima. Igihe cyose ahoraga amusabira ku Mana kugira ngo nawe ahari umutima we uzagira inyota y'ijambo ry'Imana, umutima uzagire inyota yo gushishikarira iby'umwuka. Ariko n'ahandi birerekana ko umugabo yapfuye, umugore ataragira umutima nk'uyu nguyu. Umugore arakibaho ku bwe, umugore arakirera abana be neza, yarakishakira abana be uburyo ki bakwiga neza bakazamuka neza ari abana beza, kuko umugore yarahuze. Rero umugabo amaze gupfa, umugore yababajwe n'urupfu rw'umugabo, birumvikana. Ariko nubwo yarababajwe n'urupfu rw'umugabo we, hari ikintu gitangaje hano birerekana. Kubera ko usibye kubabazwa n'urupfu rw'umugabo we, bitewe n'uko umugabo we yapfuye hari umwenda yari arimo, byatumye uwabishyuzaga aza kureba uno mugore. Aje kureba uno mugore, ntabwo uno mugore afite ikintu ashobora kumwishyura. Bitewe n'uko nta kintu yari afite yashoboraga kumwishyura, arambwira ati rero bitewe n'uko nta kintu ugomba kunyishyura ufite, ndatwara abana bombi. Umugore bwe yikabakabaga akareba nta mafaranga ashobora kubona mu nzu yakwishyura umwenda w'uno mugabo. Ubwo yarebaga mu mutunzi afite, nta kintu yabonaga ashobora kwishyura uyu munyamwenda, uyu muntu bari babereyemo umwenda. Ubwo yarebaga mu miryango ye, nta muntu yari afite yigeze abona ushobora kumufasha iki kibazo. Ubwo yirebaga, yabonye nta muntu yatura kino kibazo. Bwatekerezaga ijoro umunsi n'amanywa, yaje kubura uko abigenza. Niyo mpamvu umunsi umwe haje igitekerezo muri cyo kuvuga ngo ese wagenda akagendera akareba Elisa, ahari ntiyamugira inama. Bwa mbere mu buzima bwe nibwo yari atekereje guhura n'umugaragu w'Imana Elisa. Yari asanzwe adakunda Elisa habe namba. Yari asanzwe atekereza ko Elisa yamushukiye umugabo. Yatekerezaga ko ahari Elisa nawe icyerekezo arimo atari icyerekezo cy'ukuri. Yatekerezaga ko Elisa ari umuntu utaratumwe n'Imana, ni umuntu uvuga ibye. Ese ubundi iyo Mana ibaho? Ahari niko umugore yatekerezaga. Ese ubundi abantu bavuga Imana barayibonye? Ahari niko uyu mugore yibwiraga mu mutima we bigitangira. Ariko uyu munsi kubera ko yirebye akabona nta gisubizo afite cy'ikibazo yari afite, umutima utarigeze ubaho n'umunsi n'umwe mu buzima bwe waje kuvukira muri we. Nuko umutima uramushora amubwira ati ujye kureba Elisa, mubwire ikibazo uko kimeze, ahari Elisa yagushakira umuti w'igisubizo. Ahari koko Elisa ni umugaragu w'Imana, kandi koko bitewe n'uko ari umugaragu w'Imana yaguha igisubizo kivuye ku Mana. Nuko niko umugore yahagurutse aragenda asanga umugaragu w'Imana Elisa. Ubwo yasangaga Elisa aho yari ari, yaturiye amagambo aramubwira ati umugaragu wawe ari umugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. Ese umugore arababaye ate mu mutima we? Yari afite agahinda kenshi mu mutima we, kuko ntabwo yibazaga ukuntu abana be bagiye kujyanwa bakagirwaho abacakara imyaka runaka atazi. Ntabwo yumvaga ukuntu abana be batoya bagiye kuba abacakara mu myaka yo hasi. Byamushenjaguye umutima bikomeye cyane. Niyo mpamvu yaje kuri Elisa
afite akababaro kenshi gakomeye mu mutima we. Ese hari icyo wamarira ahari? Rwose niba hari icyo wamarira gikore. Ntabwo ndi kumva ukuntu abana banjye bagiye kujyanwaho umunyago. Urabizi ko umugabo wanjye ari umugaragu wawe, kandi rwose wubahaga Imana. Nk'uko niko umutima w'umugore wari urimo uvuga. Ubwo umugore yabwiraga Elisa umutima we wose, Elisa nawe yaramubajije ngo none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Bitewe nuko umugore nta n'ibyo kurya bihagije yari afite, cyakoze arasigaranye akavuta akajani cyangwa se agacupa kamwe kutuvuta two kurya. Hari yarayo, hari amavuta y'inka simbizi, ariko biragaragara ko aricyo kintu cyonyine yari yitezeho amakiriro. Arashobora kuba yari kubara ati utu tuvuta njye n'abana banjye babiri turaturya iminsi 3 cyangwa se turaturya icyumweru, ariko nidushira nta kundi no kwipfira. Nese twabigenza gute? Nta byo kurya dufite, naho kujya gusarura dufite, ntawe gusaba dufite. Reka twirire utuvuta nitumara twipfire nta kundi. Nguko ku buzima bw'uyu mugore bwari buteye agahinda, kuko ntiyari agifite umugabo ari umutwe w'urugo, ntiyari agifite uwabwira ikibazo iki n'iki. Ariko ubwira Elisa amaze agati ese ufite iki? Abwira ati rwose umugaragu we nta kintu mfite. Ati cyakoze mu rugo mfite agaherezo kamwe kutuvuta. Elisa amaze kumva umugore ko amubwiye atyo, arabwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire kipike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Kune kwa mubwiye okay, menye ko noneho ufite agaherezo kutuvuta mu rugo wawe. Niba ari uko bimeze, genda utire ibitega birimo ubusa, kandi ntutire bitye, ahubwo utire byinshi. Hanyuma numara kubitira winjirane mu nzu n'abana bawe. Numara kwinjirana mu nzu n'abana bawe, ufate ka gaherezo kutuvuta ugenda usuka muri bya bitega birimo ubusa. Kimwe cyuzura ukigizayo, ikindi cyuzura ukigizayo, ikindi cyuzura kibika. Birashoboka ko hari umugore agiye agatira ibitega 20, 30 se, 100 se. Birashoboka ko agiye agatira 150, kuko umugaragu w'Imana ngo ntutire bike ahubwo utire byinshi. Yagiye asuka muri kimwe abona kiruzuye, asuka mu kindi abona kiruzuye. Ntabwo yabyumvaga. Uko yakomeza gusuka muri ibitega birimo ubusa, yararebaga akabona muri ka gaherezo amavuta ntashiramo. Ese ibi ni ibiki? Ese ko amavuta yuzuye iki gitega, ko nta naho rero n'amavuta ari muri imperezo, amavuta ari kuva he? Yabonye nk'igitangaza gikomeye cyane. Ibi ni ibintu bitumvikanaga, ariko uyu mugore yarabikoze. Mbere ibi ni ibintu umugore atashoboraga gukora habe na rimwe, kuko ntabwo abashaga kumva Imana. Ese murambwira Imana mwarayibonye? Ese Imana murayizi? Ese Imana mumbwira mwayinyereka? Uko umugore niko yabahatekereza ubuzima bwe bwose. Ariko uyu munsi bite n'ikibazo yari afite atashoboraga kwikemurira, umutima we warashenjaguwe cyane. Impamvu yaje imbere y'umugaragu w'Imana Elisa, nta yandi mahitamo afite usibye gukurikira buri kimwe cyose umugaragu w'Imana amubwira, cyaba cyumvikana cyangwa kitumvikana. Nta yandi mahitamo yari afite. Yari yamaze kurenga imbago zimubwira ngo bino birumvikana cyangwa se ntibyumvikana. Yari yamaze kurenga imbago zimubwira ngo iki ni cyiza, iki ni kibi. Aho yari yaharenze, ikintu yumvaga muri we nuko icyo Elisa aramubwira cyose ari bugikore. Ntabwo yari akivuga ngo ese birumvikana mbikurikire? Ntabwo byumvikana. Ese ibintu bitumvikana nabikora gute? Ese ubwo ni gute ndagenda ngatira ibitega birenze 10, 20, 50, 100? Ubundi ngafata twa duherezo twa tuvuta tungana urwara turi mu mperezo ngo ndusuke muri ibyo byombi biruzura.
ese ubwo wabikora? Ese urumva bishoboka? Ahari niko ari kubwira umugaragu w'Imana Elisa. Ariko bitewe nuko umugore umutima wari wamaze gushenjagurika, ntandi mahitamo yari afite usibye gukurikira ubuyobozi bw'umugaragu w'Imana. Ugakurikira ubuyobozi bw'umugaragu w'Imana byagenze bite? Yesonye umurongo wa 4 biravuga ngo maze umurongo wa 4 umurongo wa 5 nuko amusigaho injana n'abana be mu nzu, arakinga bamuzanira ibyo bintu asukamo. Umurongo wa 6 nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu ati ongera unzanire ikindi kintu. Aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Umugore yinjiranye mu nzu n'abana be, nibitega nk'uko bari babitire mu baturanyi, atangira gusuka cyuzura, atangira gusuka babika, atangira gusuka. Yabaye ibitangaza bikomeye cyane kuri mugore. Umugore ubwo yarebaga ibyo byose, umutima we yarashonze. Umutima we yamenye ko ari umupfapfere kuva kera kose. Ese burya ni gutya nakomeje kugundira ibitekerezo byanjye? Ese burya ni gutya nari naragomeye imigisha y'Imana kubera guhagarara ku kuri kwanjye? Ese burya ndi umupfapfa bigeza? Umugore yararize, yaraturitse ararira kubera kumenya neza uburyo ki yagundira ibitekerezo bye, uburyo ki ibitekerezo bye byamuje guhura n'Imana, uburyo ki kuva kera kose yarabaye mu buntu bw'Imana. Ariko bitewe no kugundira ibitekerezo bye byumvikana, yakomeje kubaho kubwe gusa. Yawe n'umubabaro bitewe n'ibitekerezo byakomeje kugundira. Yatangiye kubaza ese koko ari ubuzima bumeze gutya? Ese koko niko bimeze? Ese ni gute nabayeho nkanjye? Ni gute nabayeho nizera kuva kera kose? Ese ni gute ni gutya nabaje umutima w'umugabo wanjye? Ese burya umugabo wanjye yarazi uburyohe buri mu kwizera Imana? Ese burya umugabo wanjye burya yarazi uburyohe buri mu kurekura ibitekerezo byacu? Ese burya koko mu kugundira ibitekerezo byacu harimo igihombo kingana gutya? Umugore yararize kubera ibyishimo. Umugore yararize kubera gutahura ishusho ye. Bwa mbere umugore yabonye Imana ikora mu buzima bwe. Bwa mbere ikintu umugore atigeze abona mu buzima bwe yabashije kukibona uyu munsi. Ese yakibonye ate? Nta kindi umugore yakoze, nuko amaze kumeneka umutima, nuko amaze guhura n'ikibazo atashobora kwikemurira, yafashije imyumvire ya hasi, hanyuma aragenda yakira indi myumvire itandukanye n'iyi. Yafashije hasi umutima we, aragenda yakira undi mutima mushya ubasha kuyobora ubuzima bwe. Umugore amaze kumenya ko guhura n'umutima w'Imana bigeze muri ubu buryo, yatangiye asakaza iyo nkuru no ku baturanyi no ku bandi bose. Ese mwari muzi uburyo buri mu kwizera Imana? Ese mwari muzi ingaruka zo kugundira ibitekerezo byanyu? Nimurekure ibitekerezo byanyu mukakira ijambo ry'Imana, muzenduka abanyamugisha. Ese kuki mukomeza kuba mugundira ibitekerezo byanyu nkanjye? Nabaye imyaka myinshi ngundira ibitekerezo byanjye, ariko ntabwo nari nzi uburyo ki ari umuvumo ukomeye cyane. Naweho niba warize umutima bitewe nuko natekerezaga ko ndi mukuri, ariko maze kumenya ko ntari mukuri, ubwo namaraga gutsindwa, ubwo umutima wanjye wamenekaga, ubwo Imana yacubyaga umutima wanjye, naje kwakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubwo naryakiraga, natangiye kubona uburyo kirikora mu mutima wanjye, natangiye kubona uburyo kiriyobora ubuzima bwanjye, natangiye uburyo kiri impindukira umugisha ukomeye cyane ku buzima bwanjye. Ubu ni bwari ubuhamya bw'umugore mu yahoraga nabo bose. Uyu mugore yakaba yarabayeho gutya na mbere kuva kera kose. Akimenyana n'umugabo ni gutya yakabaye yarabayeho, ariko ntabwo ari bwo buzima abayeho. Yari ubuzima butandukanye n'ubu, kuko yatekerezaga mu nzira zanjye nzahirwa, mu gukurikira ibitekerezo byanjye ibintu bizagenda neza. Ntabwo nzizera Imana, ahubwo nzizera. Ntabwo nzizera umutima w'Imana, ahubwo nzizera umutima wanjye. Ako se biritubwira ngo iki? Biritubwira ko uwizera umutima we ubwe ni umupfapfa. Uwizera umutima we ubwe
ni umupfapfa. uyu mugore ari umupfapfa ariko atabizi. uku nguku niko tuba ubuzima bwacu ku giti cyacu, Imana tukayigezaho mu buzima bwacu. Ariko ikintu gishimishije ni uko Imana ikoresheje urupfu rw'uyu mugabo we, ni uko Imana ikoresheje uyu mwenda umugabo we yasize, umugore yaje kumena umutima we, nuko ahora n'umutima w'Imana. uyu mugore niko yaje guhura n'umugisha ukomeye cyane uva ku Mana. ikibazo kitabaho imbere ye, ntabwo umugore aba yahuye n'Imana. ese urupfu rw'umugabo rwamuhindukiye umugisha gute? ese umugore ni gute yaragiye kurimbuka arimbukanye ibyaha bye kubera kugundira ibitekerezo bye? ariko binyuze mu rupfu rw'umugabo we yaje kubona uburyo ki Imana ari nziza. yaje kumenya ngo buryo umugabo wanjye yarapfuye. iki kintu cyari kimbabaje, nababajwe no kumutwe wanjye yapfuye, ariko ndabizi neza ko umugabo wanjye yapfuye atabajwe nuko ansize n'abana gusa, ahubwo yarabajwe nuko nzarimbuka kubera ibyaha byanjye. umugabo wanjye yarababajwe na roho yanjye, Imana yari ibabajwe na roho yanjye, naho njye nari mbabajwe n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. njye nari mbabajwe nuko abana banjye bagiye kubatwara, njye nari mbabajwe nuko nta byo kurya mfite, njye nari mbabajwe n'umubiri wanjye, ariko burya Imana yari ibabajwe na roho yanjye. Imana yarwanaga kugira ngo irebe ko yakiza roho yanjye, ariko njye nashaka gukiza umubiri wanjye. ese nari umupfapfa bingana iki? nabaho ndi impumyi bingana gutya? umugore yaje kumenya byinshi byerekeranye nawe, ariko igishimishije muri byose ni uko uyu mugore yaje guhura n'umutima w'Imana by'ukuri. uku nguku niko Imana ikora mu buzima bwacu. rimwe na rimwe tujya duhura n'amagorwa, rimwe na rimwe tujya duhura n'ibikomeye, rimwe na rimwe duhura n'ibibazo tudashobora gukemura ubwacu. ariko se kuki ibyo bintu Imana yemera tugahura nabyo? si uko Imana itwanga. hari ibintu bakavuga ngo ni uko Imana ibanga, hari ibintu bakavuga ngo Imana ntibikubakorera. ariko burya dutekereje ku mutima w'umugore, burya no mu magorwa no mu makuba burya Imana iba iri kudukorera. iri gukora ibintu byinshi cyane mu mitima yacu twebwe tutabasha kubona. nta kindi kintu Imana ibishaka, ni uko ibishaka imitima yacu ihindukirira. mwese abakurikiye nshaka kubabwira nuko aho kuyoborwa n'umutima wawe no kuyoborwa n'umutima w'Imana, ese wahitamo kuyoborwa n'iki? ese ni wowe buyobozi buzima? ese ni wowe muyobozi wahitamo hagati y'umutima wawe n'umutima w'Imana? dushingiye ku buzima bw'uyu mugore, ubwo yabagaho afite umuyobozi w'umutima we ubwe, ubwo yabagaho ayobowe n'ibitekerezo bye, nta kintu yigeze akuramo usibye agahinda n'umubabaro. ariko ubwo yatangira kuyoborwa n'umutima w'Imana, ubwo yatangira kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kabone n'ubwo umugabo atakiriho, umugore yabayeho yishimye kuruta n'ibindi bihe byose n'umugabo bakiriho. kubera iki? kubera ko Imana ubwayo yari yatangiye kuyobora imibereho y'uno mugore. ndagira nkubwire ngo Imana yo mu buzima bwanjye, Imana yo mu buzima bwawe ntaho bihuriye cyane, ntiwabigeranya habe na gato n'igihe ngiyeho ubwanjye nyoboye ubuzima bwanjye, mu gihe ibitekerezo byanjye ariyo biyoboye ubuzima bwanjye. ntabwo nabigeranye n'igihe imyumvire iva ku Mana, n'igihe umutima wumva ku Mana uyoboye imibereho yanjye. ese utekereza ko Imana yifuza ko tuyoborwa n'iki? ese ko kwitekereza ko Imana ishaka ko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu byumvikana, bifatika, buri wese yakumva? oya, Imana ubwayo irashaka ko tuyobowe n'ijambo ryayo. iki ngiki ni Imana ishaka kutwigisha binyuze muri ino nkuru. ese kuki abantu barimbuka bazize ibyaha byabo? ese kuki abantu bapfira mu byaha? ese kuki uyu munsi abantu bishwe n'agahinda kubera ibyaha byabo? ese kuki uyu munsi abantu bakiriye barira ibyaha byabo? nta yindi mpamvu, ni uko umuyobozi wabo ni ibitekerezo byabo, umuyobozi wabo ni imitima yabo ya kamere. imitima yabo ya kamere irabashuka, ikabayobya, ikabajyana mu nzira itariyo. imitima ya kamere irabashuka, bakibwira ngo nibagerageza cyane n'imitima yabo yose bazanesha icyaha n'igisa nacyo. ariko imyaka yose bamaze ku isi, abenshi barinda basaza, barinda bava mu mubiri,
batarabona banesheje icyaha n'umunsi n'umwe. Kubera iki? Kubera ko abantu ntibazi ko hari itandukaniro igihe bayobowe n'imitima yabo ubwabo igihe bayobowe n'umutima w'Imana. Rero ntabwo bishoboka ko twayoborwa n'umutima w'Imana mu gihe tukiri imbata z'imitima yacu ubwacu. Kugira ngo tuyoborwe n'umutima w'Imana ni uko tugomba kumenya ko imitima yacu ituruka ku mubi. Imitima yacu ya kamere ntiva ku Mana. Niyo mpamvu duheba ubuzima bwacu iyo mitima nta kindi twaba cyusibye kurimbuka. Niyo mpamvu Imana ihora iteza umubabaro mu buzima bwacu. Niyo mpamvu Imana ihora iteza ibibazo mu buzima bwacu. Ibyo byibaza impamvu biza mu buzima bwacu nuko Imana ishaka ko duhindura imitima yacu tukayihindukirira. Nkomeje kubaho gutya nta kindi nazaba cyusibye kurimbuka. Imana yashaka ko dutahura iki kintu by'umwihariko. Ariko se mwavuga bate? Mfite ikibazo n'iki ntabwo Imana iri kumfasha. Iki kibazo nakira ariko Imana ntiri kumfasha. Aho batagatekereje ku mutima w'Imana, ku Mana iri kwemera ko ibyo biba mu buzima bwabo, bari kwireba ubwabo, bari kunda ubwabo. Bakavuga ati byakabaye byiza ntari muri ibibazo. Byakabaye byiza iki n'iki kitari mu buzima bwanjye. Iki kitari mu buzima bwanjye nashima Imana. Iki kitari mu buzima bwanjye nashima Imana. Ikibazo kitari mu buzima bwanjye nashima Imana. Abenshi niko batekereza. Niyo mpamvu benshi basenga kugira ngo iki kintu kiveho. Ariko hari abantu babiri batandukanye. Hari abatekereza gutyo, hari n'abatangira kwibaza ati se Mana wampishurira n'iki gituma iki ngiki wemeye ko kiza mu buzima bwanjye. Hari abandi bavuga ngo byavuye kuri Satani. Ariko byose niva ku Mana kugira ngo imitima yacu cyangwa se Imana ibashe kurokora roho zacu. Ese uyu mugore kugumana bano bana yarangiza akazarimbuka ku munsi w'imperuka bimaze iki? Ntakimaze na gatoya. Ariko Imana yamuteje no makuba kugira ngo ikomeze imusunike imwiyegereza. Ariko Imana yashoje umugambi wayo binyuze mu kibazo gikomeye cyane cyari gikomero n'umugore. Wirebeye muri uno mugore nawe ushobora gusanga mudatandukanye. Nawe wirebye mu buzima bwawe wasanga ari uko Imana ihora ikora mu buzima bwawe. Ariko burya nta kindi kintu Imana ishaka. Niba utari unabizi nuko Imana ishaka ko umutima wayo n'uwawe bihura binyuze muri ibyo byose. Rero uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo ubuyobozi bwiza cyangwa se umuyobozi mwiza ntabwo ari wowe, ntabwo ari njye, ahubwo umuyobozi mwiza ni umuyobozi w'Imana. Ni ubuyobozi buva ku Mana. Abenshi dutekereza ngo twakwiyobora, ariko mu by'ukuri ntabwo dushobora kwiyobora. Kandi mu gihe tutiyobora ntidushobora no kuyobora abandi. Ariko mu gihe tuyobowe n'Imana tubasha no kuyobora abandi. Mu gihe imibereho yacu, mu gihe imitima yacu iyobowe n'Imana, iki gihe turi abantu bashobora no kuyoboza abandi ya myumvire iva ku Mana. Tutayoboje imyumvire yacu, ahubwo tuyoboje imyumvire y'Imana. Mbese n'ubuzima bw'umugisha bingana iki? Umugore rero ubwo yasorokaga ya mavuta kuzura, akajya ku mugaragu w'Imana abwira ngo genda ugurishe, ushyire wa mwenda ibisigare bigutungane n'abana bawe. Umugore aragenda nk'uko umugaragu w'Imana yamubwiye. Rero ndagira ngo mbereke ngo uhereye bigitangira kugeza igihe, kuva igihe uno mugore ahagarara imbere ya Elisa kugeza iteka ryose ubuzima bwe bwarahindutse. Ariko uhereye kuva igihe umugore ahagarara Elisa gusubiza inyuma mu buzima bwe, ntibaze ubuzima yarabayeho. Nese ubuzima yarabayeho mbere yuko aza kuri Elisa yarayobowe nande? Ntabwo yarayobowe n'Imana, ahubwo yariyobowe ubwe. Ariko kuva igihe ahagarara imbere ya Elisa kugeza ibihe byose yaba ubuzima bwaho ayobowe n'Imana, ayobowe n'imyumvire y'Imana, ayobowe n'umugaragu w'Imana. Rero ntabwo wagereranya mbere ndetse na nyuma. Ntabwo wagereranya mbere y'uyu mugore na nyuma, ntabwo bigereranya. Biratandukanye kure cyane, ntaho bihuriye. Ubuzima yabayeho mbere yuko aza ku Mana, mu gihe ahagarara imbere y'umugaragu w'Imana, mbere yaho ni ubuzima bw'umwijima. Ni ubuzima bw'umwijima kuko yarobowe n'umwijima n'uwo. Ariko ubuzima yatangiye kubaho kuva igihe ahagararaga imbere y'umugaragu w'Imana ni ubuzima bw'umucyo. Yararebaga, yarabonaga. Umutima wari ukeye, umutima wari wuzuye ibyishimo n'umunezero. Umutima wari ufite ibyiringiro. Umutima wari ufite amahoro.
umutima wari ufite amashimwe, ubuzima atigeze abona kuva mbere hose. Uku nguku ko natwe duhinduye icyerekezo cy'imitima yacu, iyo duhinduye imyumvire yacu, ubuzima tutigeze tubona, ubuzima tutigeze twumva, ubuzima tutigeze tureba, nibwo ubuzima butangira kubaho. Niyo ngira ngo dusome mu gitabo cya Yesaya. Yesaya igice cya 38 umurongo wa 17. Yesaya 38 umurongo wa 17 baratubwira ngo erega icyatumye ngira ibinsharira cyane ni ukugira ngo mbone amahoro, kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza ubwobo rw'iborero, ibyaha byanjye byose warabyirengeje. Yesaya arimo aratanga ubuhamya, arimo arahamya hano. Yatekerezaga ko icyatumye ibisharira biza mu buzima bwe ni ukubera Imana imwanga. Yatekerezaga ko impamvu afite ibimusharira mu buzima bwe, Imana ntimwitayeho. Yahoraga yinubira Imana, si Imana kuki utantabara? Ariko hari igihe yaje guhindura umutima, aramenya ngo burya Imana yabimenye ko nabagaho umubabaro w'icyaha. Burya Imana yabimenye ko nta handi nari kwerekeza usibye mu rupfu rw'iteka. Njye ntabwo nitaga kuri ibyo, njye ibi sinabitekerezaga. Ariko kuko Imana ikunda ubugingo bwanjye, kuko Imana ikunda roho yanjye, yemeye ko ibi bisharira biza mu buzima bwanjye kugira ngo umutima wanjye ubashe guhindukira Imana y'umukunzi w'ubugingo bwanjye, hanyuma ibashe gukiza. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza ubwobo rw'iborero, ibyaha byanjye byose barabyirengeje. Ese ni gute Yesaya ari kumenya ko ibyaha bye byose Imana yabyirengeje? Iyo ibi bisharira bitaza mu buzima bwe, babashe guhindukira Imana, abashe gutekereza umugambi Imana ku buzima bwe. Ese ibintu byose iyo bigenda neza mu buzima bwa Yesaya, ese Yesaya ari gushaka Imana? Ntabwo Yesaya ari kwirirwa ashaka Imana, ko ibintu byose byari bimeze neza. Ariko ubwo ibisharira byatangiraga kuza mu buzima bwe, ibyo koko bigitangira ntiyumvaga impamvu biri kubaho, ariko nyuma yaje kumenya ngo burya ni Imana ihiga ubugingo bwanjye, niwe mukunzi w'ubugingo bwanjye, niwe ushaka kurokora ubugingo bwanjye. Icyo gihe Yesaya yamenye ko icyo Imana ishaka kumenyesha nta kindi, ni uko ibyaha bye byose Imana yabyirengeje kuva kera kose. N'ibyaha bya Yesaya Imana yarabyirengeje, bivuze ngo n'ibyaha byanjye Imana yarabyirengeje, n'ibyaha bya Imana yarabyirengeje, n'ibyaha by'uyu mugore w'umubami wa 2:4 Imana yarabyirengeje. Icyo kintu kibanze Imana ishaka gukemura, icyo kibazo kibanze Imana ishaka gukemura mu buzima bwacu, ibindi byose bizaza byurire kuri ibyo ngibyo. Aho ngaho niho ahantu tutabasha gutekereza, ariko Imana nikibitekereza umunsi ku munsi. Urayibaza ati ese ubugingo bwa runaka bite? Ese ubugingo bwa runaka bite? Ese ubugingo bw'uriya we bute? Ese ikibazo afite nuko nta mafaranga afite? Ese ikibazo afite nuko nta rubyaro afite? Ese ikibazo afite nuko ari mu mwenda? Oya, ikibazo afite ni ikibazo cy'icyamutima. Ikibazo afite nuko roho iri mu rwobo rw'iborero. Ikibazo afite nuko ari kwerekeza mu rutazima. Icyo ni kinshaka gukemura mbere na mbere. Nimara kugikemura, ibindi byose bisaza nyuma. Niyo mpamvu bivuga ngo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Niringira ko twatekereza ku mutima w'Imana muri ubu buryo. Niringiye ko twamenya ngo nyowe n'umutima wanjye bwite, cyangwa nyowe n'umutima wanjye bwite bitandukanye n'igihe n'abanyowe n'umutima w'Imana. Icyo gihe ubuzima bwacu burahinduka kandi buba ubw'umunezero. Niringira ko twese umuyobozi wacu yaba Imana. Niringiye ko twese umuyobozi wacu yaba ijambo ry'Imana. Ako kandi bishoboka ko twaryakira mu gihe tukigundiriye ibitekerezo byacu. Ariko impamvu Imana duteze amakuba, impamvu Imana duteze ibyago, ni uko Imana ishaka ko tubohoka ishingiro ryacu. Ni Imana ivuze ngo urera,
icyo gihe ntabwo uziri gutekereza ngo ese nera gute, kubera ko ishingiro ryawe ryashenjaguritse, kubera ko ishingiro ryawe ry'ikiza n'ikibi warivuyeho, warirenze. Iki gihe uzakira ijambo ry'Imana ry'uko wera bitewe n'uko ari ijambo ry'Imana. Uzirirwa wirebaho, ahubwo uzareba niba rivuye ku Mana cyangwa atari ku Mana. Biringiye ko twese twagira umuyobozi mwiza, ariryo jambo ry'Imana, ari umutima w'Imana, ari umwuka w'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze iduhe umugisha, Imana ikomeze iduhezagire muri iki giterane cy'umugisha yaduteguriye muri iyi minsi twari itatu. Murakoze, nawe ubutaha.